bukeye bwaho niko muko hariya witwa Leya. Yego niko nitwa mubyeyi. Uwo mugore ukwicaye iruhande mupfana iki? Niko beda uwo mukobwa mufitanye isano ko abakurambere babanyeretse muzamukana umusozi utarangira. Niko mfana iki? Yewe urebye nyine vuga vuba. Ntabwo nyine ari hafi gusa nyine turi nyine turi muri inshuti. Baba we niko uyu mugizi wa nabo ukomereye nabi nire wa mwana w'umukobwa wewe. Yitwa Nyesi mubyeyi ndabatakambiye mu munyizi. Dewe uhora nivugisha amatama yombi nkaho byoroshye. Niko yaraguhagurukiye yarakugendeye rwose afite ahantu yakuziritse arangije amarikaho ikintu cyuzuye amaraso ahora atonyanga hejuru yawe. Urabyumva? Ubu se ndabigenzane amaraso yanjye se yayavanye he mubyeyi? Harwo nkubwiye ko ari amaraso yawe wa mukobwa we. Niko yagiye ku mupfumu bamuha imiti isa n'amaraso afata ifoto yawe ayizirika ahantu. Urumva iyo miti ihora yitonyangiraho. Urabyumva? Niyo mpamvu nta mahoro ushobora kugira. Ndabikubwiye kandi ndabikubwiye nta mahoro ushobora kugira. Menya impamvu Kristo akwihorera ashobora kuba kubona nyina kumvura munukira kubera ibyo nyina Nyesi yakoze. Nibyo rwose nibyo. Ibyo rwose mubyeyi. Mvure wa mwana w'umukobwa we kugira ngo bashe gutsinda umuntu nk'uwo birasaba imbaraga nyinshi cyane. Urabyumva wa mwana w'umukobwa we mbese n'amafaranga bikajyana. ntaho ubutaha.